Mwaramutse Yesu ashimwe, reka turirimbire Imana iyi ndirimbo y'109 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Indirimbo y'109 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Karibu turirimbire Umwami. N'ubushuti bwo mwijuru nisunze umukiza ukomeye, ngizihirwe mbonye umunezero, nisunze umukiza ukomeye, nyuzwe n'ubushuti bwo mwijuru, nisunze umukiza ukomeye, ngizihirwe mbonye umunezero, nisunze umukiza ukomeye, niseguye, niseguye, amaboko yawe Yesu, singitinya, nisunze umukiza ukomeye, niseguye, niseguye, haleluya, amaboko yawe Yesu, singitinya, nisunze umukiza ukomeye. nezezwa nuko Yesu anyobora, Nisunze umukiza ukomeye, sinyiyobe inzira nyuramo, nisunze umukiza ukomeye, nezezwa nuko Yesu anyobora, nisunze umukiza ukomeye, sinkiyoberwa inzira nyuramo, nisunze umukiza ukomeye, niseguye, niseguye, haleluya, amaboko yawe Yesu, singitinya, nisunze umukiza ukomeye, niseguye, amaboko yawe Yesu, singitinya, nisunze umukiza ukomeye. umutima wanjye ntuhagaze, Nisunze umukiza ukomeye, ngubwa neza ndi kumwe na Yesu, nisunze umukiza ukomeye, umutima wanjye ntuhagaze, nisunze umukiza ukomeye, ubwaneza ndi kumwe na Yesu, nisunze umukiza ukomeye, niseguye, niseguye, haleluya, Yesu, singitinya, oya, nisunze umukiza ukomeye, niseguye, niseguye, amaboko yawe Yesu, singitinya, oh, nisunze umukiza
dusome ijambo ry'Imana. Uyu munsi turasoma Zaburi ya 33 umurongo wa 20 kugera ku wa 22. Zaburi ya 33 umurongo wa 20 kugera kuri 22. Haravuga ngo imitima yacu itegereza Uwiteka, niwe mutabazi wacu n'ingabo idukingira. Imitima yacu izamwishimira kuko twiringiye izina rye ryera. Uwiteka, imbabazi zawe zibe kuri twe nk'uko tugutegereza. Imitima yacu itegereza Uwiteka, niwe mutabazi wacu n'ingabo idukingira. Imitima yacu izamwishimira kuko twiringiye izina rye ryera. Uwiteka, imbabazi zawe zibe kuri twe nk'uko tugutegereza. Reka dusenge iki gitondo, usengere umutima wawe, wisengere ubuzima bwawe bw'umwuka n'ubw'umubiri. Ubwire Imana ngo Mana, imitima yacu itegereza Uwiteka. Ubwire umutima wawe ngo umutima wanjye utuze utegereza Imana. Tubwire Imana ngo Mana, dushaka gutuza uyu munsi kugira ngo tugutegereze. Dutegereze imbabazi zawe, dutegereze icyo wagambiriye kuri twe none, kuko buri munsi uzana n'ubuntu bwawe. Hari icyo Uwiteka yashyizeho uyu munsi, tucyakire kitugereho. Twige gutegereza umwami, niwe mutabazi wacu n'ingabo idukingira. Haleluya! Uwiteka niwe mutabazi wacu n'ingabo idukingira. Ubwire Uwiteka tuwite, uyu munsi umbere umutabazi, uyu munsi umbere ingabo inkingira. Aho turi bujye hose, Imana itubere umutabazi, Imana itubere ingabo idukingira. Mu nzira zacu zose, Imana itubere umutabazi, Imana itubere ingabo idukingira. Mu byo turi bukore byose, turabyatura ku munsi wacu, kandi twizere dutyo umwami ahimbazwe. Haleluya, haleluya. Ngo imitima yacu izamwishimira. Uyu munsi wishimira Uwiteka kuko twiringiye izina rye ryera. Haleluya. Imana ishimwe. Imitima yacu irushaho kwishimira Imana, imitima yacu irushaho kongera kwibuka Imana. Tunezezwe nuko dufite Imana yacu, Imana nyamana, Imana yaremye ijuru n'isi, Imana yaduhaye Yesu. Iyo Mana niyo ndi kuvuga. Haleluya. Umwami ahimbazwe kuko twiringiye izina rye ryera. Mu isi no mu ijuru nta rindi zina twahawe uretse izina rya Yesu. Wongere wumve unejejwe nuko wamenye Yesu, wongere wumve unejejwe nuko Yesu ari mu ruhande rwa. Dufite izina rye, izina tuvuga abadayimoni bagahunga, izina tuvuga umwuka wera agahaguruka agakora, izina tuvuga haleluya iminyururu igacika, izina tuvuga tukumva umunezero, izina tusinziriyemo, izina tubyukiyemo, izina twahawe ririmo imbaraga n'ububasha bwinshi. Haleluya. Ngo Uwiteka, imbabazi zawe zibe kuri twe nk'uko tugutegereza. Ku murongo wa 22, ngo imbabazi zawe zibe kuri twe. Uyu munsi uhuze imbabazi z'Uwiteka n'umunsi wawe. Ubwira Imana ngo Mana, buri saha yose y'uyu munsi ibemo imbabazi zawe, buri gihe cyose cy'uyu munsi kibemo imbabazi zawe, nk'uko ngo zibe kuri twe nk'uko tugutegereza. Ubwira Imana ngo zibe kuri twe, zibe ku byacu, zibe mu rubyaro rwacu, zibe mu buzima bwacu, zibe mu byo turi bukore. Imbabazi z'Imana zibe ku bugingo bwacu, zibe ku mazina yacu, zibe ku mibiri yacu. Imbabazi z'Imana zibe ku mwuka wacu, mu izina rya Yesu Kristo. Ngo nk'uko tugutegereza, kwa gutegereza Imana, abantu be kwirwanirira, ahubwo tuye gutegereza Imana. Imana iradukunda. Umuririmbyi twatangiranye w'109 yavuze ngo nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru. Yesu aradukunda, Imana iradukunda, umwuka aradukunda. Uko nk'uko inshuti yo mu isi igirira indi neza, twebwe Imana birarenze. Niyo mpamvu tuye gutegereza Imana, kuko ni Imana idukunda. Ni umubyeyi mwiza. Tuye gutegereza Yesu kuko aradukunda, ntago yaduhemukira. Ubushuti dufitiye ni bwiza, ni Imana y'amahoro. Kristo ahabwe icyubahiro. Uyu munsi twongere dusenge, tubashishwe byose mu gutegereza Imana, kandi dusenge tuvuge ngo Mana we mutabazi wacu, ugumye utubere umutabazi. N'ubundi no usanga udutabara, kandi n'ubundi ugumye utubere ingabo idukingira. Kandi dusengere imitima yacu irushaho kwishimira Uwiteka, turushaho kunezererwa izina rya Yesu, turushaho kumva ibyishimo kuko dufite Imana nyamana, kandi tukagira izina rya Yesu. Ikindi kuri uyu munsi, ubufatanije n'imbabazi z'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu arakoze. Turagushimiye Mwami.
turagushimiye data wa twese, turagushimiye mukiza mwiza, turagushimiye kibirenge, turagushimiye we nyiribambe, nyirubuntu, nyirububasha, nyirubushobozi mu mahanga yose mwami. Kora ibyo gukiranuka, uramwemera, turi imbere yawe igitondo turavuze ngo uhimbazwe, kandi imitima yacu igumye kugutegereza. Yesu Kristo, uyu munsi ugumye utubere umutabazi, tubere ingabo idukingira mu byo turi bukore byose, aho turi bujye hose. Gutabara kwawe, kurinda kwawe, we ngabo yacu, ubane natwe. Haleluya. Imitima yacu igumye kwishimira, imitima yacu igumye guhanga amaso, imitima yacu igumye gutumbira, imitima yacu tugumye kwizerera muri wowe. Tugira umunezero Mana ko twakumenye, niwe watumenye mbere, yego niwe wadukunze mbere, ariko natwe tunezerwe ko tugufite nk'Imana umubyeyi, ko dufite nk'Imana inshuti, ko watwakiriye, watwemeye kubwa Yesu Kristo mu maraso ye. Ushimwe mwami, ushimwe ko dufite izina rya Yesu, izina dusengeramo, izina twambara, izina tuvugiyemo, izina turyamyemo tukabyuka amahoro. Iryo zina rya Yesu ririmo ububasha ngo mu isi no mu ijuru nta rindi zina ryaha abantu uretse izina rya Yesu. Yesu turagushimiye, kandi nawe ko watwemeye uko turi ku buntu. Haleluya, shimwa. Uwiteka, imbabazi zawe zibe kuri twe, imbabazi zawe zibe ku munsi wacu, imbabazi zawe zibe kuri buri saha ya uyu munsi, imbabazi zawe zibe ku biganza byacu, imbabazi zawe zibe ku birenge byacu, imbabazi zawe zibe mu bitekerezo byacu. Imbabazi zawe mwami tuzifatanishije n'umunsi wacu, imbabazi zawe tuzifatanishije naho turi bujye hose. Imbabazi zawe zikureho ibitava ku mwuka w'Imana, zikureho ibyo umwuka w'Imana atasizeho. Imbabazi zawe zitsinde, imbabazi zawe mwami. Haleluya. Urakoze mwami, tugumye tugutegereze, tugumye tugutegereze we nshuti nziza itabeshya, tugumye tugutegereze we munyembaraga, tugumye tugutegereze we mutegetsi w'abategetsi, tugumye tugutegereze we Mana nyamana, tugumye tugutegereze we nyir'ububasha, tugumye tugutegereze kuko ari wowe mutabazi dufite, tugumye tugutegereze kuko ari wowe ngabo idukingira dufite. Haleluya. Uyu munsi twongere twibuke ko tugomba kugutegereza, uturinde kwirwanirira, turinde kwicira inzira, uturinde mu nzira zacu zose mwami. Urakoze Yesu, ndagushimiye. Icyubahiro n'ikuzo bibi byawe none n'iteka ryose, amen. Mwari kumwe na Mama Ebenezeri kuri mikoro. Shalom shalom. Ntibibagirwe gukora subscribe na share. Shalom.